Murakaza neza kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kuzirikana amateka n'ubuzima bw'amwe mu bakozi b'Imana bitabye Imana bagasiga icyuho n'agahinda katoroshye mu mitima y'abakristo, imiryango yabo n'abakunzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda. Nukuri Icyuho basize Ntikiraziba, ariko umurage n'ibikorwa byabo biracyagendera mu ndirimbo, mu nyigisho no mu buhamya basize. Ku mwanya wa mbere turasanga Pasiteri Théogène Niyonshuti. Ntitwavuga amateka y'abakristo bitabye Imana ngo twibagirwe Pasiteri Théogène Niyonshuti uzwi cyane ku izina rya Inzahuki. Yari umushumba muri paruwasi ya Kimisagara na Muhima mu mujyi wa Kigali, wari ufite ubuhamya n'amateka byahinduye imitima y'imbaga n'urubyiruko rwinshi. Pasiteri Théogène yakuze ari umwana wo ku muhanda mu mijyi ya Huye no muri Kigali, yinjira mu mbata y'ibiyobyabwenge n'inzoga. Ariko Imana yamuhinduriye amateka, amera nk'ikimenyetso cy'uko no mu byondo Imana ishobora gukuramo intwari. Yamenyekanye cyane kubera uburyo bwe bwihariye bwo kwigisha akoresheje imvugo z'urubyiruko n'izo ku muhanda, urwenya no gutebya bikagera mu mitima y'abantu b'ingeri zose. Umurimo we wari uwo gukura abantu mu biyobyabwenge no kwita ku bana bo ku muhanda. Tariki 23 Kamena 2023 ubwo yavuga mu gihugu cya Uganda mu mirimo y'ivugabutumwa, Pasiteri Théogène yitabye Imana azize impanuka y'imodoka ikomeye ihitana abantu 3. Yasize umugore we Uwanyana Asia n'umuryango mugari w'abana yareraga. Ku mwanya wa kabiri turasanga Gisèle Precious. Nsabimana Gisèle Precious, umwana wa pasiteri wavukiye i Kigali, yatangiye kuririmba akiri umwana muto, hanyuma urugendo rwe rw'ubuhanzi arukomeza muri ADEPR Gatenga kuva mu mwaka wa 2017. Yamenyekanye nk'umuramyi n'umucuranzi wa gitari. Gisèle Precious yakunzwe cyane mu ndirimbo nka Imbaraga, Uramagije, Niwe, Inzira zayo, niyo yaherukaga gushyira hanze yitwa Umusaraba. Tariki 15 Nzeri 2022, afite imyaka 27 gusa y'amavuko, Gisèle Precious yitabye Imana azize isereri, agwa mu bitaro bya Gisenyi. Yari yarasezeranye n'umugabo we Niyonkuru Innocent muri 2021, amusigira uruhinja rw'ibyumweru 3 gusa. Urupfu rwe rwabaye umubabaro ukomeye mu ruganda rwa gospel n'abakristo ba ADEPR banze kwakira icyo cyuho. Ku mwanya wa gatatu turasanga Esther Kayijamahe. Esther Kayijamahe yari umwe mu baririmbyi b'imena n'inkingi za mwamba muri Korali Besalel ibarizwe mu itorero rya ADEPR Paruwasi ya Murambi. Yakundwaga na benshi kubera ijwi rye ry'umwimerere n'uburyo aririmbaga ashize amanga kandi afite umwete mu muhamagaro we. Yafashije Korali Besalel kwagura imbago n'uburyo yamenyekanyemo mu gihugu no mu karere, ayobora indirimbo zagiye zikora ku mitima y'abantu nka Dufitanye Amateka hamwe na Mbona Ijuru. Esther ntiyari umuririmbyi gusa, ahubwo yari n'umujyanama n'umukristo watangaga urugero rwiza rwo kwizera. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023, inkuru y'urupfu rwashenguye benshi. Mu kumuha icyubahiro no kuzirikana umurimo we, Korali Besalel yamusoreye indirimbo yihariye bise Turakomeje. Igaragaramo amashusho n'amajwi bye akiri muzima, ubutumwa bugaragaza ko nubwo yasoje urugendo rwe ku isi, umurimo we ndetse n'ibyo yakoze bigifasha benshi. Ku mwanya wa 4 turasanga Uwamariya Benigras. Uwamariya Benigras yakuriye i Gahini, akomeza kuririmba muri kaminuza ya Iyerika, aho yari umwe mu baririmbyi b'imfura n'abahanga bakomeye muri Korali Jehova Jiri. Yari azwiho ijwi ryiza, ubwitange n'umurava utagereranywa mu murimo w'Imana. Benigras amateka yaje guhinduka mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Tariki 16 Nyakanga 2021 yitabye Imana azize COVID-19, atabarukana n'umwana yari atwite. Urupfu rwe rwashenguye Korali Jehova Jiri n'abakunzi ba gospel muri rusange. Mu kumuherekeza no kumuha icyubahiro, Korali Jehova Jiri yamusohoye indirimbo yitwa Umugeni Aratashye. Ku mwanya wa 5 turasanga Kampire Odette. Yari umwe mu baririmbyi b'inkingi za mwamba muri Chorale Gahogo ikorera mu rurembo rwa ADEPR Gahogo i Muhanga. Abaririmbyi n'abandi bantu babanye nawe bashenguwe n'inkuru y'itabaruka rye, berekana akababaro kenshi ko kubura umuvandimwe wabo wasoje urugendo rwe ku isi.
Korali Gahogo yamwibutse ukoresheje ijambo ryo mu Byahishuwe ibice 14 umurongo wa 13 rigira riti uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye n'abibakurikiye. Ku mwanya wa 6 turasanga Patrick Rutangura wakundaga kwitwa Papi. Yari umwe mu banyamuryango ba Korali Shiro ikorera umurimo w'Imana mu rurembo rwa ADEPR mu majyaruguru, itorero rya Paruwasi ya Muhoza ku mudugudu wa Muhoza Musanze. Yitabye Imana mu kwezi kwa Nyakanga 2026 aho imihango yo kwizihiza ubuzima bwe no kumusezeraho bwa nyuma yabaye tariki 25 Nyakanga 2026. Urupfu rwa Patrick rwabaje cyane abakristo n'abakunzi b'indirimbo zihimbaza Imana, by'umwihariko abanyamuryango ba Korali Shiro n'abaturage b'i Musanze. Papi ni umuntu waranzwe n'ubwitange mu murimo w'Imana no gusiga umurage mwiza mu banyamuziki. Ku mwanya wa 7 turasanga Pasiteri Mpyisi. Yari inararibonye hambaye, umunyamateka n'umuvugabutumwa ukomeye mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa 7 mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba niyo hagati. Yavutse mu mwaka wa 1922 i Nyanza ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga. Yitabye Imana tariki 27 Mutarama 2024 afite imyaka 102. Yavukiye ku musozi wa Gishike cya Nkobwa hafi y'Inyanza uza kuba umurwa mukuru w'u Rwanda. Amashuri abanza yayigiye Rwamwata hafi y'iwabo n'iyitwe mu misiyoni y'Abadivantisite. Yize muri kaminuza yo muri Zimbabwe. Niwe mudivantiste wa mbere mu karere k'u Rwanda, Uburundi na Kongo wabonye icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa se teoloji. Ku mwanya wa 8 turasanga Ayinkamiye Eliza, umuvandimwe w'abakinnyi ba filime bazwi cyane mu Rwanda Bahavu Usa na se Jeannette na Bahavu Tracy. Yitabye Imana azize impanuka yo mu muhanda. Inkuru y'akababaro yamenyekanye tariki 2 Kanama 2026 ishengura imiryango n'abakunzi ba filime mu Rwanda. Urupfu rwa Liza rwazanye agahinda kenshi mu muryango, cyane cyane ku bakunze kugaragaza ubumwe nawe cyane mu bikorwa bitandukanye. Umwanya wa 9 turasanga Uwanjye Tona Cherisa, wari umuririmbyi ukomeye w'itsinda rya Healing Worship Team Ministry. Yitabye Imana tariki 3 Ugushyingo 2024 afite imyaka 23 gusa. Amateka ye yasize urwibutso rukomeye mu mitima y'abakristo benshi mu Rwanda kubera urukundo, umwete n'ubwiyoroshye byamurangaga mu murimo w'Imana. Yari murumuna w'umunyamideli rurangirwa mu Rwanda Uwanyana Shanita. Yari umukobwa ushabutse mu bumenyi, aho yaraherutse gusoza amashuri y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters muri kaminuza y'Icyubahiro ya African Leadership University. Mu buzima busanzwe akaba ari umukozi wa banki ya Kigali. Cherisa yari amaze imyaka 5 arimba mu itsinda rya Healing Worship Team, aho yafatanyaga n'abandi mu ndirimbo zakunzwe cyane nka Mwami icyo wavuze, Sinzatuza na Nguwe neza. Abo bafatanyaga umurimo n'abari bamuzi bamugarutseho nk'umukobwa wakundaga Imana by'ukuri, wari inshuti ya bose kandi wasize icyuho gikomeye mu muryango w'abakristo. Cherisa yitabye Imana mu buryo butunguranye tariki 3 Ugushyingo 2024 nyuma yo gusohokana n'inshuti ze. Yashyinguwe tariki 9 Ugushyingo 2024, umuhango wabanjirijwe n'amateka yo kumusezeraho bwa nyuma ku rusengero rwa Light Church Rusororo. Itsinda rya Healing Worship Team Ministry riracyazirikana urwibutso rwe, aho mu bitaramo byabo bagiye baha Imana umubyeyi we n'uburyo Cherisa yatanze umusanzu ukomeye mu kuramya Imana. Mushimira gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.